twubahe Imana dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana ikomeye ifite ubutware n'ubushobozi, se w'umwami wacu Yesu Kristo, Mana yacu duciye bugufi imbere yawe nyakubahwa Imana, tuzamura icyubahiro ko nta yindi Mana igikwiriye. Turagushimiye Mana ko wabanye natwe uraturinda rwose, ubwo twaherukaga aha ngaha wagendanye natwe, ubana natwe muri iyi minsi itambutse, none tubonetse hano duhumeka umwuka w'abazima, ari twebwe ari abari mu nzira. Mwami turabigushimiye, ari abatari bubashe kuza, twese turagushimye nyakubahwa Imana. Turebe mu gitabo cy'umubwiriza ibice 12, turaza gusoma ku murongo wa mbere, turaza gukurikizaho igitabo cy'ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 5 aho umurongo wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Umubwiriza ibice 12 umurongo wa mbere, avuze ngo ujye wibuka umuremyi wawe iminsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Subiremo. Avuze ngo ujye wibuka umuremyi wawe iminsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Kadusoreza hano mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 5, turasoma ku murongo wa mbere. Avuze ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu ajya i Yerusalemu. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu ajya i Yerusalemu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndabivuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Dushima Imana kubwo guhagarara imbere yanyu kugira ngo tuvuge amakuru y'ibyiringiro byacu biduhesha agakiza, ari ryo jambo ry'Imana. Rero ni umugisha ukomeye kubw'uyu mwanya duhawe, dushimira n'ubuyobozi bw'itorero bwaduhisemo kugira ngo umunsi tuba ari twe tuba bagahura b'ijambo ry'Imana. Gira mugenzi wawe ngo uhawe ikaze ku meza. Iyo turi kuvuga ijambo ry'Imana tuba turi ku meza turi gusangira n'umwami wacu. Rero ni umugisha ukomeye kuba aka kanya tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusomye mu gitabo cy'umubwiriza ibice 12, dusomye ku murongo wa mbere. Aratubwiye ngo jya wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, ubwo uzaba uvuga ngo sinejejwe n'iyi ngiyi. Somye irindi jambo dusomye mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana. Aratubwiye ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, ngo nuko Yesu asubira i Yerusalemu. Ijambo tugiye kuganiraho kuri iki cyumweru ni ijambo rivuga ngo himisha iminsi mibi gusenga. Himisha iminsi mibi gusenga. Himisha iminsi mibi gusenga. Wihimisha iminsi mibi gusakuza, kuvuga, kwitwaramo abantu mwikomo. Himisha iminsi mibi gusenga. Mbwira mugenzi wawe ngo himisha iminsi mibi gusenga. Kubera ko Bibiliya ivuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro ari uko asenganye umwete. Ngo kandi igihe kirageze yuko abasenga Data bamusengera mu kuri no mu mwuka. Himisha iminsi mibi gusenga, kuko iminsi mibi ubwayo nta kindi cyayima usibye gusenga. Bibiliya itubwiye ngo nuko rero jya wibuka umuremyi
umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, ngo iminsi mibi itaraza, ngubwo uzaba uvuga ngo sinyinejejwe n'ibi ngibi. Bishatse kuvuga ngo hari igihe iminsi mibi iza, kandi iminsi mibi iyo yaje ntabwo igutelefone ngo ngiye kuza. Iminsi mibi iratungurana. Mana ishimwe cyane, tuvuge cyane ngo amen. Rero iyo minsi mibi Bibiliya yagiye ivugaho cyane, na Pawulo yandikiye Abefeso arayivugaho, aravuga ngo nuko rero bakundwa muri Kristo Yesu, bene data, mutware intwaro zose z'Umwuka Wera kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Ubwo umunsi mubi uzabasohoreraho muzabashe gukomera, kuko mutwaye intwaro zose z'Umwuka. Bishatse kuvuga ngo rero Bibiliya nayo yerekana yuko hajya habaho n'iminsi mibi. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Iminsi mibi rero iyo yaje ntabwo ikangwa n'icyo uri cyo, nta n'ubwo ikomana, nta n'ubwo itelefone, ahubwo iza itunguranye. Muhanga wo guhimisha iminsi mibi ntayihimisha gusakuza, ntayihimisha kuvuga amagambo menshi, ntayihimisha kwikoma abantu, ahubwo ayihimisha gusenga. Tuvuge cyane ngo amen. Tuvuge cyane ngo amen. Iyi minsi mibi kandi ntabwo igitora, ntabwo ivuga ngo uyu ni umukire, ntabwo ivuga ngo uyu ni umukene, ntabwo ivuga ngo uyu ni umunyacyubahiro, ntabwo ivuga ngo uyu nguri ni umunyagisuzuguriro. Izira kuri buri muntu wese nk'uko yagambiriye kumuzaho. Mana ishimwe cyane. Ntabwo igitora, ntabwo iminsi mibi izira abarebare n'abagufi irabazi, ntabwo izira abagabo n'urubyiruko iraruzi. Mana tugire neza. Rero iyi minsi mibi umukristo wese iyo yayinjiyemo ahanini atangira gucogora, agacogozwa n'iyo minsi. Ariko muri iyo minsi hari ubwiru bw'Imana buba buyihishemo bitewe n'icyo Imana ishaka kugukuramo. Tuvuge cyane ngo amen. Tuvuge cyane ngo amen. Uzi ko iminsi mibi iyo yaje ishobora kuguhaguruza ku ntebe y'icyubahiro ikakwicaza hasi mu gisuzuguriro. Iminsi mibi ishobora kugukura muri etaje ikagusubiza muri shambure. Iminsi mibi ishobora kuza bakuvugirizaga impundu bakakuvugiriza induru. Tuvuge cyane ngo amen. Iminsi mibi ishobora kuza bagutereraga amasari bakaba aribo bagushyiraho ibikomo ku maboko. Iyo ni iminsi mibi. Iminsi mibi ishobora kuza uwo baririmbiraga bakamuhinduka. Na Yesu ubwe yariciyemo agera naho avuga ngo mbese data ni iki gikundekesheje? Arongera avuga ariko ntibibe nk'uko bivuze, ahubwo bibe nk'uko ubishaka. Iminsi mibi nawe ayicamo. Abantu benshi baramusingiza, baravuga ngo hoziyana, 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 hayiguje mu izina ry'Umwami Yesu. Bazana icyana cy'indogobe bamushyiraho, basasa imyenda bashyira hasi, baravuga ngo hoziyana, hoziyana, hayiguje mu izina ry'Umucunguzi wacu. Bukeye barahinduka bati ntabambwe, ntabambwe. Tuvuge cyane ngo amen. Iminsi ishobora kukwambika nk'ikigo, iminsi mibi yaza ikakwambika ibicoce. Iminsi mibi ishobora kuza uwakubaha akajya kureba akavuga ati mbona wowe udakwiriye icyubahiro, kandi hari igihe wubaha. Yesu ashimwe cyane. Iyo ni iminsi mibi. Iminsi mibi ishobora kukwambika cyo ejo ikakwambika rugano. Iminsi mibi ishobora kuza wakubwiraga ngo ureba neza nk'inyana yo mu ruhongo akavuga ngo dore uko kireba, ariko ubwo wowe ubona ureba, kandi yakubwira kureba nk'inyana yo mu ruhongo. Iminsi mibi. Bwana asifiwe. Iminsi mibi ishobora kugukura mu cyubahiro ikakumanura ikagushyira mu mukungu. Duhereze Imana yacu icyubahiro. Tuvuge cyane ngo amen. Tuvuge cyane ngo amen. Tuvuge cyane ngo amen. Iminsi mibi ishobora kuza. Wari umuntu ukaze muri kampani
ikagushyira hasi. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo jya wibuka umuremyi wawe iminsi mibi itaraza, ubwo uzaba ukivuga ngo sinejejwe n'ibi, kuko imvugo yo mu minsi mibi nta yindi ntibinejeje. Ubu buzima ntibunejeje, iyi mibereho ntinejeje, kubera iki? Niyo mvugo yo mu minsi. Bibiliya yatweretse muri iki gitabo, mwibuke ko iki gitabo cyanditswe n'umuhanga bita Salomo. Iki gitabo cy'umubwiriza ni igitabo Salomo yanditse ageze mu zabukuru. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo ni igitabo cya experience y'ubuzima bwa Salomo, yacyanditse ageze mu zabukuru, amaze kumusaza. Hari naho yageze aravuga ngo mbonye yuko ibyiza ari ubusa, aravuga ngo mbonye yuko kubikurikira ariko kwiruka inyuma y'umuyaga. Arongera avuga ngo kandi mbonye yuko abatsinda amarushanwa sabibuka cyane, ahubwo ntabwo afite umuhanga. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo kandi mbonye yuko gusoma ibitabo byinshi atari byo bizana ubwenge, ahubwo kubaho Uwiteka ari bwo bwenge. Tuvuge cyane ngo amen. Tuvuge cyane ngo amen. Arangiza arasoza avuga ngo nk'uko navuze mu migani mvuga ngo mwubahe wa mwana bita bwenge, mukomere kurya mwana bita bwenge, ngo kuko bwenge nibwo muduhesha ibyiza. Yavugaga Kristo. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe. Rero iki ni igitabo Salomo yanditse amaze kureba ibintu byose. Kubera iki? Yanditse ibitabo byinshi Salomo. Yanditse igitabo cy'imigani, yandika igitabo cy'indirimbo za Salomo, ariko cya gitabo mukuramo ya mitoma itandukanye. Avuga ngo nubwo nirabura ndi mwiza, n'izuba ryambabuye, niniyambuta udushwambagara nanjye nzaba mwiza. Avuga ibintu byinshi ngo urasa neza, uruta Marijani, avuga inyegamo, avuga ibintu byinshi bitandukanye. Ariko ageze mu mubwiriza atangira guhinduka. Bwana asifiwe. Kubera yaragize experience nyinshi, yarabonye ubuzima bukomeye. Bibiliya ivuga ngo mu babayeho mu isi hari abantu batazamera nka Salomo, batazahwanya na Salomo ibintu bigera muri bibiri. Ibintu bibiri byaranze Salomo ngo mu buzima bwe, ngo ndetse no mu isi hataraboneka umuntu byaranga. Icya mbere ngo ni ubwenge. Salomo niwe muntu wa mbere Bibiliya ihamiriza ko yagize ubwenge. Ikindi cya kabiri Salomo kimugaragaza Bibiliya ivuga ngo ni uko yari umutunzi ukomeye. Bibiliya ivuga ngo kwa Salomo saa sita baryaga nk'ibihumbi 2,000, bakarya amahene 900. Ngo kwa Salomo ameza yo kwa Salomo ngo yabaga ateye ubwoba, kandi ushobora kwibwira ngo mbese inka 2,000 zaryaga abantu. Bivuga ko Salomo yari afite abagore 1,000. Bibuka ko yashatse umugore wa mbere akabona ntibivamo, agashaka uwa kabiri akageza kuri 800 akabona ntibivamo, agashaka 900 akabona ntibivamo, agashaka 1,000 akabona ntibivuyemo, akongeraho 1,000. Yamara gusaza akavuga ngo ndababwiza ukuri yuko mu isi ntacyo nabonye kiryoha nko kwakira ubuturo bw'Imana yera. Urabona Imana yera, ubuturo bwayo nibwo bubasha kunezeza umutima kuruta ibindi bintu byose. Kandi wibuka ko uyu mwana Salomo yari umwana w'isezerano. Hari ibyo Imana yari yaravuganye nawe, ariko mu byo Imana yavuganye nawe atangira guhura n'intambara z'ibyo se yakoze. Shatse kuvuga iki? Imikorere yawe ishobora kugira uruhare rwiza ku rubyaro rwawe, ishobora no kugira uruhare rubi ku rubyaro rwawe. Kubera iki? Birabagora abana gukiranirwa kwa basi, agenda akageza ku buzima. Bwana asifiwe. Abantu benshi bazi ko buriya Nowa umuhungu we akimara kumuseka avuga ubwambure bwe Imana ari we yavuga, ariko ntabwo yavumye umuhungu we wa Nowa, ahubwo yavumye umwana w'umuhungu wa Nowa. Mpamvu Nowa atavumye umuhungu
umuhungu we akavuma umwuzukuru we ni ukugira ngo ikimwaro umuhungu we yakoresheje Nowa kugira ngo yumve yuko nawe umuhungu we yumva uburyo nawe bibabaza. Ati wansebe ifi nawe reka wumve ukuntu umwana wawe ababara. Uyu Salomo Bibiri itwereka ko akomoka mu irebe ryo kwa Dawidi, ariko Salomo akaba umwana wa kabiri wa Dawidi ku mugore w'umushorezi. Imana itugire neza, reka duhereze Imana yacu icyubahiro, tuvuge cyane ngo amen, tuvuge cyane ngo amen. Twibuke yuko uyu Salomo avuka ku mugore wa Uriya. Wibuke ko Dawidi ubwo yari ari mu kigobe cy'inzu ye ngo yarebye hasi kubera yabaga mu nzu hejuru abona Uriya ariko biravuga ngo nuko aramwifuza. Baryamanye amenye ko yamuteye, ahamagara umugabo wo ku rugamba. Umugabo we araza, umugabo we arangije aramubwira ngo fata ikiruhuko ube mu rugo rwawe wishimane n'umugore wawe. Umugabo aramubwira ati biragatsindwa n'Uwiteka kwishimana n'umugore ntayo abandi ku rugamba, ngo aramusuzugura asubira ku rugamba. Dawidi ategeka ko bamushyira imbere aho urugamba rurimbanije ngo baramwica. Rumva ikintu Dawidi yakoze, ariko wibuke ko Dawidi nawe aho akomoka kwa Yuda, mu muryango wo kwa Yuda, wibuke ko Yuda nawe yabikoze. Ubwo Yuda yari ari kugenda agahura n'umugore w'umuhungu we, yarangiza akamwifuza bakaryama. Bamara kuryamana umugore akavuga ati se none ni ikihe kimenyetso ushobora kunsigira kigaragaza ko nishimiwe nawe? Ngo akuramo impeta arayimusigira, amusigira n'inkoni. Ngo nuko Yuda aragenda ngabahabaho ngaza kumenya yuko nyiramukazana we yatwite kandi umugabo we ari ku rugamba. Ngo nuko babwira Yuda bati mukazana wakwiriye gukorerwa iki? Yuda aravuga ati mumwice, kuko biragatsindwa n'Uwiteka kuba umugabo ari ku rugamba umugore akajya kuryamana n'abandi. Ngo nuko bajya kwica wa mugore, bagiye kumwica baramubwira bati, aravuga ati rero mbere yo kunyica hari impano nshaka guha Yuda. Bati niye? Ati nimuyimugezaho mugaruke munyice. Afata ya mpeta, afata na ya mpeta, arabibahereza babijyana kwa Yuda. Yuda abonye ya mpeta, abonye ya nkoni, yavuze ndagushije gukiranuka. Uwo si uwo gupfa ahubwo kumurama, ahubwo ni ibyaho wakishwe ngo kuko yagushije gukiranuka. Ibyo biraza nabyo bigera kuri Dawidi. Dawidi nawe arangije ngo hahita haza umuhanuzi aravuga ati ibintu ukoze, ati ni ibiki? Ati muri iki gihugu harimo umukene, ati hakabamo n'umukene, ati ibyo mu gihugu n'ibyawe. Ati umutunzi afite intama nyinshi, umukene afite agatama kamwe. None umwami yafashe intama nyinshi, afata agatama kamwe k'umukene aho gufata intama ze ngo yakire umushyitsi. Ati uwo muntu yaje. Dawidi aravuga ati uwo muntu azica, avuga ati ngo ni wowe ufite abagore benshi wemerewe n'abandi, wafashe umugore w'undi umwica, uramwica, wicisha umugabo. Biravuga nuko Dawidi akimara kubyumva ngo aragenda yisuka imbere y'Uwiteka ahasenga amagoma. Data yabyariye mu byaha. Wibuke ko Dawidi se Yesaya nawe yamubyariye mu byaha. Dawidi nyina yari umugore wa kabiri w'umugore wa Yesaya. Wibuke ko Dawidi bamuzanye kwa Yesaya kubera yaramuzanye kwa mukase, Dawidi bakamwohereza mu ishyamba, abandi bana bakaba aribo bakikirwa. Ibyo byose Dawidi rero arasengera amagoma. Data na mama babyariye mu byaha, none ndakwinginze ungeze umpindure nka Ezobu, unkureho inyama y'umuntu. Ariko ngo rero Mana, ikindi kintu cya kabiri gusaba, fata imbabazi zawe uzishyire ku munzani, ufate n'ibyaha byawe ubishyire ku munzani, ikiruta ikindi uba ari cyo umpandagazaho. Ngo Imana irebye usanga imbabazi zayo ziruta ibyaha bya Dawidi. Ngo nuko Imana yababohoye umutima wanjye wishimye. Tuvuge cyane amen. Ngo nuko Dawidi Imana iramubabarira, ariko ingaruka ahangana nazo. Shaka kuvuga iki? Hari ibyaha dukora Imana ikabitubabarira, ariko tugahura n'ingaruka zayo.
gasanga umuntu n'umusambanyi arihana Imana iramubabarira ariko akuyemo uburwayi buri munsi arajya kwa nyiranyuma gufata ibinini. Uranyumva neza? Imana yaramubabariye ariko ibinini bya buri munsi ni bonafide. Uranyumva neza? Dawidi nawe yibwira yuko ababariwe ibyaha n'ingaruka ngo nuko Dawidi ngara ari imaramaza ngo wa mugore muka Uriya aza kubyara abyara umwana mwiza ngo w'igitaka. Mana tugire neza. Uwo mwana akimara kuvuka ngo Dawidi agitangira kwishima ngo wa mwana agira uburwayi butunguranye ngo arapfa. Apfuye Dawidi aravuga ngo Uwiteka yarambabariye none ntiyarwara umwana wanjye. Ngajya kumusengera umwana ari gusama ngafata amasengesho y'itatu arangije umunsi wa mbere ngo yumve uri mubikira ngo umwana yapfuye. Ahita abwira abo basenganira ati murekere twirinde twinywere. Uranyumva neza? Dawidi abarapfuye, uwo mwana barapfuye. Umwana apfuye nibwo haje kuvuka Salomo. Noneho ariwe tugeze. Salomo mu kuvuka kwe avuka ari umwana ufite uburanga butangaje kugeza aho abagore ba Dawidi batangiye kugenda bamwana. Abo bana b'abagore batangira kugenda bamwana, batangira kugenda bamurwanya. Ariko kurwanya Salomo ntibyamubujije gukura. Bishatse kuvuga iki? Hari igihe umuntu ashobora kuguhagurukira akakurwanya ariko kukurwanya kwe ntibyakubuza kugeraho Imana yakugambiriye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Uruvugo rw'abantu ntabwo rushobora guhagarika umugambi w'Imana. Amagambo y'abantu ntabwo ashobora guhagarika umugambi w'Imana. Ibikorwa by'abantu ntabwo bishobora guhagarika umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ntabwo uhagarikwa n'ibyo. Cyane cyane yuko abantu ko bavuga atari ibyo Imana ivuga. Buriya naratangaye nsanga Imana ifite ubwenge bukomeye. Uzi kugira ngo Imana ireme umuntu imuhereza amaso abiri, yongere imuhereza amatwi abiri, yongere imuhe izuru iritobore kabiri, nigera ku munwa imuha umunwa umwe. Ibaze nawe yimuha ibiri. Ibaze iyo ifata umuntu ikamuha iminwa ibiri, reba umuntu umwe ahantu ugeze aba imukubise ibi. Iramugenza ngo isuke yarabuze ati amatwi ababiri, amaso ababiri, amazuru atobarwa kabiri, ariko umuntu umwe kuko nigize ibiri imperuka yawe igihe kitara. Rero umunwa ntabwo ushobora kukubuza kwinjira mu mugambi w'Imana, ahubwo icyakubuza kwinjira mu mugambi w'Imana ni ibikorwa n'ingeso zawe. Dawidi arakura, Salomo akura batabishaka ariko arakura, yiga batabishaka ariko ari birabaganira n'ubwe. Igihe kiragera ngo Dawidi agera mu zabukuru atangira kuraba. Arangije biramugahamagara abana be bose arabaraga. Ariko Salomo kubera yari uwo ku mugore mutoya ntiyagira icyo amuraba. Umubyeyi nyina abwira Salomo aramubwira ati wibuke ko iso yaraza abana wowe wakuyeho. Shaka ubwenge wibuke ko ibi ngibi nabyo byabaye kwa Yakobo. Yakobo mpamvu yariganyije umugisha nta makuru nyina yari agize ate amuhaye ati Esawu agiye guhabwa umugisha. None gira ubwenge. Uyu nawe nyina aramubwira ati gira ubwenge. Umwana arakugendera ashaka se, aramubwira ati data ubu mfite agahinda no gushaje, ugiye gupfa usize mu gahinda. Atakahe gahinda mwana wawe? Avuga ati wemera ko ndi umwana wawe? Ati ndabyemera, uri umwana wanjye kandi. Ngo nukamubwira ati none kuki abandi ushobora kuba wabaraza ukabaha inka, ukabaha amasambu, ukabaha ibintu byinshi bitandukanye, jewe ntihagire akantu na kamwe wawe gashobora kuzibuka ko wabaye data muri kutaki.
Salomo, hari umurage nagusigiye uruta abandi, uruta iyindi mirage nahaye abandi. Hari ibyo naguteguriye biruta ibyo nateguriye abandi. Aramubwira ngo mbese uwo murage wateguriye uruta iy'abantu ni iyi? Aramubwira ngo tumenye Imana ya so iyo yakorera Salomo arababara agira agahinda. Dawidi amusubiriramo aramubwira ngo mwana wanjye Salomo, ujye umenya Imana ya so iyo yakoreraga uzabarira nayo izakorera. Salomo aramubwira ati iyo Mana izamarira iki? Dawidi aramubwira ngo dore nari umusore none ndashaje, sinari nabona umukiranutsi arekwa cyangwa urubyaro rwe rusabirize. Aramubwira ngo iyo Mana ntabwo itererana abayiri. Ariko wateye haleluya. Aramubwira ngo dore nari umusore none ndashaje, reka nguhe ubuhamya. Sinari nabona umukiranutsi arekwa, sinari nabona umuntu wakoreye Imana arekwa, sinari nabona umuntu wasenze Imana yagapfura arekwa, sinari nabona umuntu wubashye Imana arekwa cyangwa mu rubyaro rwe rusabirize. Aramubwira ati kandi ikindi, Imana yampaye intebe, nuyubaha iyo ntebe ni wowe izaza. Nuyubaha iyo ntebe ni wowe izaza. Biravuga iki? Muri Timoteyo wa mbere 6:6 haba mu cyakora kubaha Imana iyo gufatikanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi cyane. Muri Timoteyo wa mbere 4:3 hakavuga ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri bikeya, ariko kwitoza kubaha Imana kukagira umumaro muri byinshi, bakuzana isezerano rya none n'iry'ejo hazaza. Wasoma ibyakozwe n'intumwa 10:34 hakavuga ngo menye neza yuko mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka ab'Imana irabemera. Wasoma igitabo cya Yobu 28:28 aho ngo maze Yobu abwira umuntu ati dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Aravuga ati niwubaha Uwiteka intebe uzayisiga. Bwana asifiwe. Ubu ni uko Salomo igihe kiragera yima ubwami, maze kwima ubwami atangira kugenda yandika ibitabo bitandukanye. Igitabo yahereyeho yanditse igitabo cy'imigani, yandika igitabo cy'indirimbo, yandika igitabo cy'umubwiriza aricyo turiho. Yesu ashimwe cyane. Iki gitabo cy'umubwiriza acyandika amaze guca mu bintu byinshi bitandukanye. Muri iyo ngiyo yarandika amaso yacu yabonye byinshi. Bwana asifiwe. Yandika kino gice. Bwana asifiwe. Ku gice cya 11 we yaranditse aravuga ngo kora ibyiza ugifite uburyo. Kubera iki? Yarasobanura avuga ngo uburyo buhoraho. Uyu munsi ushobora kuba ufite, ejo kubugira. Ejo ushobora kubugira, uyu munsi n'ubugira. Avuga ngo kora ibyiza ugifite uburyo. Agera muri 12 avuga ngo nuko rero ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi yo kubaho kwawe cyangwa mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza. Mpamvu niyi, uyu Salomo nawe iminsi mibi yahuye nayo, ahura nayo iminsi mibi y'ubuhenebere. Iraza imukamura umumana, imukamuramo amasezerano, imukamuramo amasengesho. Iminsi mibi iramukamura, aragenda ariyandarika, akora byinshi bitandukanye, yivuguta mu bagore, ajya muri byinshi bitandukanye. Ariko nyuma ageze mu zabukuru aravuga ngo yihimishe. Twavuze ku ijambo rivuga ngo himisha iminsi mibi kugira ngo ute. Muri igitangaje, nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ngo ngewe mfite ububasha bwo gukumira iminsi mibi. Yesu ashimwe. Iminsi mibi n'abanyabushobozi ibageraho. Iyo turi kuvuga ibi bintu, uyu munsi turi kumva intama
ziri hagati ya Isiraheli na Palestina. Izi ntambara ntabwo ari uyu munsi zitangiye, ahubwo ni intambara zifite isoko y'amakimbirane y'urubyaro rwa Aburahamu. Niyo mpamvu nababwira, nuko ari byiza n'abagukomokaho bizabaho. Izi ntambara nta handi zishamikiye. Izi ntambara rero nazindi zavuye mu rubyaro rwa Aburahamu. Zimwe ziva ku bana b'isezerano bakomoka kwa Sara, izindi ziva ku bana batari b'isezerano zikomoka kwa Hagari, zikaba zishingiye ahantu habiri, kwa Isaka no kwa Ishimayeli. Uribuka ko Isaka yahawe umugisha wo ku butaka, Ishimayeli agahabwa umugisha wo mu butaka. Ariko yari ari mu butayu, n'inyota yaramwishe yenda gupfa, ngo Hagari agatakira Uwiteka, Uwiteka akavuga ngo reba hafi yawe. Ariko turi kumvikana, Yesu ashimwe cyane. Kumurikira neza, muri kumurikira, ndakubabwira ibibera ntabwo. Yesu ashimwe cyane. Tugana ku musozi rero, uyu Salomo nawe agira harandika, ariko yandika yewe aravuga ku minsi mibi ariyo navuze ngo ndi kuvuga. Yesu ashimwe. Akenshi nta mukristo n'umwe utangira inzira y'agakiza ntahure n'iyi minsi. Yesu ashimwe cyane. Jewe ndagukizwa, abantu barambwira batereka kugeza ugiye kubyatsa mu barokore tuzacu. Ariko icyo nshimira Imana, buri kibazo si ukucyatsa, ahubwo ikibazo ni uko wacyatsa kikakuzimana. Yesu ashimwe cyane. Ikibazo burya ni uko cyakuzimana, ariko komeza ucyatse. Ndavuga igicaniro, ndavuga ngo umuriro ntukazime hehe mu gicaniro, uwo ucyatse. Yesu ashimwe cyane. Ibyo byose rero bibaho. Umuntu wese uri mu rugendo, mu nzira y'agakiza, mu nzira yo gukorera Imana, mu nzira yo gukiranuka, ntabwo ashobora kubura guhura n'iminsi mibi, ntabwo ashobora kudahura n'iminsi mibi. Iyo minsi mibi iramuzi, ariko aba afite ibanga nta rindi rihimba ya minsi mibi, ni ugushyira amavi hasi. Yesu ashimwe cyane. Ni ugusenga. Bene data, tureke ubuzayifu, twongere gusenga, twongere ibihe byo gusenga. Uwasengaga gatatu akube kabiri kabe gatandatu, kuko ibihe turimo biragoye, bizacibwamo n'usenga. Utandukanye gusenga no gusengera. Ibihe turimo si ibyo gusengera, ahubwo ni ibyo gusenga. Buri wese akirwanaho uko ashoboye. Birivuga iki? Biravuga ngo mwivomere n'amazi azaba atunga mu gihe cyo kugokura. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hari igihe kizagera ukajya ushaka umuntu wakurambika ikiganza ukamuha. Twabonye amarenga yabyo muri COVID. Muri COVID bifuza ko umuntu ukurambikaho ikiganza ukamuha. Kama koko numva afite ishyaka ryo kubatizwa, ugashaka uwakubatiza ukamuha. Ibyo rero ntabwo mvuga yuko ari byo twongera guhura nabyo, ahubwo ni ukuramuka. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Reka mbabwize ukuri, bikomere byange byemere, ubyemere, itorero riri mu rugendo ruri hafi gutaha. Itorero riri hafi gutaha. Ushatse waba amaso ukareka ibintu by'ubunebwe, ukareka kwitakana abantu ngo kanaka arandeba, kanaka aravuga, kanaka acibete. Mpamvu bivuga n'iyi, nuko ibimenyetso byo gucyurwa ku itorero biri gusohora. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya yagiye ibigaragaza, igenda ibisobanura, igenda
igihe dusohoye igenda igira inama abantu ikurikije igihe turimo. Uyu munsi Satani afashe itorero arishyira mu kantu k'agahugi ko kumva ariko ntibarebe, kumva ibyo uvuga, kumva ibyo bavuga, kumva ibyo bavuga, kumva ariko nturebe. Gerageza umutunguke turebe, ese ibyo twize, ese ibyo twize uyu munsi tubyagezemo neza? Uyu munsi tubyagezemo neza? Turasaba kongera tugahabwa. Yesu ashimwe cyane. Tutamera nk'aba bakobwa batanu b'abapfapfa bagiye bagahunikira amatabaza yabo akabazimana neza neza. Uyu munsi urasanga abakristo barazimye mu buryo bw'umwuka, barazimye mu buryo bw'amasengesho, ku buryo umukristo asenga rukageze mu gusenga. Nabwo wakubwira ngo dusenge ukumva ntazi Yehova niyo biki, ati mpaka basenga, ariko hari igihe utazabona umusenga. Hari igihe buri wese azaba yirwana hatumva nayo yavuga. Ayo wavuga uyu munsi kariya ngo ibizazo zatungwa n'ameze. Yibisha iminsi mibi kugira ngo yibisha iminsi mibi kugira ngo gusenga. Buriya tubwiye ngo gusenga k'umukiranuka kugira umumaro yasenganye. Ndashaka kukubwira yuko iyi minsi mibi ku muntu usenga, ntabwo navuga yuko iyi minsi mibi ku muntu usenga ari iminsi babana iteka ryose. Ni iminsi ihinduka umuntu ugira ute? Umuntu usenga ashobora guhindura iminsi, umuntu usenga ashobora guhindura ibihe, umuntu usenga ashobora guhindura icyerekezo, umuntu usenga ashobora guhindura gahunda, umuntu usenga ashobora guhindura porogaramu n'Imana yarayifite. Umuntu usenga ashobora kurema ibitariho bikabaho. Umuntu usenga ashobora gufata ibyari kure akabikurura akabyigezaho. Umuntu usenga ashobora gufata iminsi mibi yari gutuza akayigeza hirya. Kubera iki? Nta kindi kiyimana ugusenga. Tuvuge cyane kandi tuvuge cyane kandi twasomye irindi jambo ryatubwiye mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 1. Hatubwiye ngo nuko hanyuma y'ibi hari iminsi mikuru, hanyuma ya minsi y'umukara hari iminsi yera, hanyuma ya minsi mibi hari iminsi myiza, hanyuma y'iminsi yari gutuza hari iminsi y'amashimwe. Ndashaka kumutangariza ngo hanyuma y'iyo minsi mibi wari urimo hari iyindi minsi igize, kuko iminsi mibi si karema. Imana itubaye. Tuvuge cyane ngo amen. Tuvuge cyane ngo amen. Tuvuge cyane ngo amen. Iki gihe Yerusalemu yari yarasenga, nta birori bihaheru kubera iminsi mibi banyuzemo, ariko Yesu ahageze ngo Yesu yongera kuhagera, ngo hanyuma y'ibyo Yesu arahaza ngo habe iminsi mikuru. Ndagira ngo mubwire ngo hanyuma y'iminsi wawe Yesu agizemo mu izina rya Yesu. Hanyuma y'ibihe Yesu abizemo mu izina rya Yesu. Hanyuma y'intambara wari urimo Yesu azizemo mu izina rya Yesu. Hanyuma y'amadeni wari urimo Yesu abizemo mu izina rya Yesu. Hanyuma y'urwango batwagaga Yesu abizemo mu izina rya Yesu. Hanyuma y'indwara yari kurimo Yesu abizemo. Bwira mugenzi wawe Yesu abizemo. Bayabwirira abantu nka batatu uti Yesu abizemo. Bwirira abantu bakatu uti Yesu abizemo. Kubera
kwizera. Haleluya. Hanyuma y'iyo nzara Yesu ahagere, hanyuma y'ayo madeni Yesu ahagere, hanyuma y'ibyo byago Yesu ahagere. Bibiliya avuga ngo nuko Yesu ahageze, umwana wa Yairo wari wapfuye arasohoka. Hanyuma y'ibyo Yesu ahagere, hanyuma y'iminsi mibi Yesu ahagere. None amakuru mfite menye vuba, uziko buriya iyo ugize intambara nyinshi ukagira ibigeragezo byinshi, uziko uzagira ibisubizo byinshi. Aka kantu ndakabiriye nari naraze kukavuga ndakaceceka, nakabaga kakase. Bwira mugenzi wawe niba gusebye cyane ujye uvuga ko bazakwamamaza, niba kuvuga cyane bakakuvuga nabi cyane bazakuvuga neza cyane. Umwe cyane ngabe n'ukenya cyane uzakira cyane. Uziko buri impamvu Satani akurwanya cyane abafite ubwoba bw'ubuzima, kuko Satani warareba ejo hazaza akabona ashaka uzamurangiza, akavuga ati uyu muntu namuciye intege hakiri kare, namufatiranye n'iminsi mibi, iminsi nihinduka ntabwo nzamushobora, reka murwaye. Ariko hari ibintu bisa icyo Imana yakuvuzeho kizasohora. Abarozi babo icyo Imana yakuvuzeho kizasohora. Amen. Kabubwira akantu kanya, bwira mugenzi wawe iminsi ndimo siyigaragaza wowe. Iminsi uhagaze muri uyu munsi ntabwo ari izagaragaza ukwezi uzaba. Birabona uko tuzaza ndi kurerekanwa ndacokora Yesu naza tuzazanawe. Iminsi urimo, iminsi ugaragaraho ntabwo ari iby'ukurimo. Iminsi urimo siyigaragaza wowe, ahubwo ikigaragaza wowe ni icyo yaminsi ipfunyitse. Munsi icyo uzapfunyukura, munsi icyo uzarekura, abantu bazabibona. Uzatunga ahantu bari kubaka, iyo bari kubaka etaje barabanza bagakorotira, iyo bamaze gukorotira batangira kubaka hahantu bahakorotiriye. Umuntu araza akajugunya icyo ashaka kuri korotire, ariko ntacyo ujugunyamo imbere. Ajugunya icyo ashaka kuri korotire, ajugunya icyo ashaka kuri bya bibani bikorotiriye ya nyubako. Ariko nubwo bajugunyaho ibyo bashaka bakavuga ibyo bashaka, hari inyubako ibiri imbere nubwo bajugunyaho imyanda bakagusiga umwanda bakakuvuga ibiriho n'ibitariho bagateraho ibyo bashaka, hari inyubako ibiri imbere. Iyi nyubako iyo imaze kurangira bakuraho bya bibati, ya nyubako ikagaragara, bakabona inyubako ni nziza, inyubako bakayitaha, inyubako bakayijyaho bakayitaha. Cyoje tubwira ngo hanyuma y'iyo minsi mibi wari urimo hari iyindi minsi Imana izanye. Hanyuma y'ibyo bihe wari urimo Imana yimuye ibihe, hanyuma y'imibereho wari urimo hanyuma y'ibyo Imana irabihindura. Agomba gusenga Imana. Haguruka dusenga Imana. Ndashaka gusenga.
Mana data mu izina rya Yesu insengero ino teraniro sinzi iminsi bari barimo ariko ndasenze mwana muhinduriye iminsi abari mu minsi mibi ndasenze ngo bahinduriye iyo minsi ubaha iminsi y'amashimwe ubaha iminsi y'ibitangaza ubaha iminsi y'ibirori ijambo ryawe ryatubwiye ngo hanyuma y'ibyo bongera kugaruka i Yerusalemu ngo haba iminsi mikuru ndatura iminsi mikuru kuri ubu bwoko ndatura iminsi y'ibirori ndatura iminsi y'amashimwe ndatura iminsi mibi bive ku buzima bwabo mu izina rya Yesu ijambo ryawe riravuga ngo udushimishe ibyishimo bingana n'iminsi mibi watubabajemo reka nabo mwami ubavutire mu izina rya Yesu byari iminsi mibi bihunge hanze iminsi y'amashimwe turagushimye ko ubikoze tugukomeye amashyi zamushingiriza ubwo bungu yatugiriye n'urukundo rwe n'imbabazi imigisha byatungukira aheza aheza tuzahurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Yesu ashimwe. Amateraniro yacu ya kabiri hano i Betelehemu arasoje, ariko nubwo tuyasoje umwuka wera akomezanije natwe. Yesu ashimwe. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana ikomeye ifite ubutware n'ubushobozi, Mana data duciye bugufi imbere yawe, dukomeje kukuzamurira icyubahiro ko nta yindi Mana igikwiriye nyakubahwa Imana. Tugushimiye ko watangiranye natwe amateraniro ya kabiri, tugushimiye ko usozanije natwe nyakubahwa Imana, tugushimiye ijambo ryawe Yesu, tugushimiye indirimbo zakuramije, tugushimiye abakristo baguhimbaje, tugushimiye buri kimwe cyose cyakorekeye ahangaha, tugushimiye ko wabanye natwe data, turagushimye kandi turaguhimbaje. Nyemerera data ubu bwoko bwawe ugiye kugenda ugendane nabo Mana, yobora intambwe z'ibirenge byabo, warinde rwose ubagirire neza, ubabe hafi we mu ruhande rwabo, ubajyane bagere mu ngo zabo amahoro, kandi ukomeze kubasohoreza amasezerano, kandi ukomeze kubasezeranya ayandi, ubugingo n'imibiri byabo birindwe nawe data wa twese. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe, twebwe twese dukomeze kubona kugira neza kwawe. Mwuka wera akomeze kutuganza kandi akomeze kutuyobora mu izina rya Yesu Kristo i Nazareti. Mana ubu bwoko ndabushinganishije, bushinganishije mu maraso yawe, bushinganishije mu mbaraga zawe. Maso mabajya butinya, kanwa kabi kabutinye, maboko mababutinye mu izina rya Yesu Kristo i Nazareti. Abana batoya basubize, abasore basubize, abakobwa basubize, abamama basubize, abapapa basubize, n'abaje kubireba ubiyereke, kuko uri Imana ishobora byose. Cyubahiro gikomeze kuba icyawe. Urakoze urakarama rero, ngaho komeza ubane natwe, komeze kudushyigikira rwose. Shyigikira igihugu cyacu, umutekano wacu kiwubungabunge, ushyigikira inzego zose guhera ku muyobozi mukuru kugeza ku muto. Uwiteka Imana ikomeye, mwuka wawe wera komeza kugendagenda mu gihugu cy'u Rwanda. Cyubahiro gikomeze kuba icyawe data. Urakoze ko wumvise gusenga kwacu, mu izina ryera rya Yesu nitwo tubisabye twizeye, amen. Shalom shalom.